Imyaka se ntago byakubayeho? Oya. Nta muntu urabwirana urugero ngo Imana irambwiye ngo nzakugira neza, nzaguha ibi, nzagira ute, nyuma ngo umuntu aze kukubwira ati rwose bya bindi wambwiye warambeshye ntago byigeze bisohora. Abize byarasohoye ubwo baranyibutsa ngo yego nigena bivugiye. Ibize byarasohoye kubera Imana ndabuhanga baburimo. Ahubwo ni Imana ibivuga ikanabisohoza. Maze gushima Imana. Ushimira Imana cyane. Hari umuntu wanyakuye wo mu Ruhango. Yaranyakuye ikibazo cyaciyemo. Hari umunyakigali nasengeye atagira harara no kwirirwa. Ngo arangije cyumwe nanyakuye ngo nzaje kwikora ngo ubugari ngo ibikibye ngo yarashubijwe ngo ari mu nzu. Ngo yagiye kubona umugabo ngo araje ngo aramujyanye ngo amwereke imvunguzo ngo amerewe neza. Ngo nari nabishimira Imana rero. Amen. Ese ni karibu. Ese wa mugabo wo utakomye wabaye iki? Uyu yacecetse umunsi ninjye uravuga we aravuga mu kanya. Aravuga mu kanya. Dusengere dusose. Ese imbanuka y'igare kuyivuga iki we? Imbanuka y'igare. Ejo bundi yarayindinze pe. Ejo bundi Imana yarayindinze. Turi kubuhanuzi bwe n'ubundi urabumuha dusoje ikiganiro dusengere. Yego ye. Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuninka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuninka ngumuhihende cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari. Ibyo bikorwa Yes, reka tubasuza abakunzi ba Concorde TV show aho muherero sawe mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali ari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Njya nkunda gusabira abantu banje ngo Imana mu bantu ifite iguhema umuntu umwe w'ingirakamaro kugufasha mu rugamba urimo kurwana. Twabasezeranije ko tutazajya tubicisha irungu ari nayo kuko namwe ntago mwadutengushye. Dushimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira tukaba tuku umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikandaho, Imana iguha umugisha. Twabwiye ko nta mpamvu yo kubicisha irungu, ahubwo tuzajya dufata urugendo uko dushobojwe tukajya kureba abakozi b'Imana batandukanye. Uyu munsi twavuye mu karere ka Musanze turenga ka Nyabihu, ubu turi mu karere ka Rubavu. Aha twicaye ni mu mudugudu wa Gikomero mu kagari ka Yungwe umurenge wa Kanama. Twaje gusura umukozi w'Imana ariwe Nyirabarihenda Venansiya. Ni umuhanuzi, afite impano zo gusengera abarwayi, afite impano zo kwerekwa ibihishwe, abimazemo igihe ntago ari ibintu yiga. Yango turaza kuganira cyane. Icyo nzi cyo nuko impano z'ubuhanuzi zimaranye imyaka irenga 30. Nanjye rero muri kumwe kuri mikoro nitwa Imana Concorde. Reka dusabe umukecuru wacu dutangirize n'isengesho. Ni karibu tate. Cyo kudusenga Imana. Yego. Mana y'amahoro, Mana ikomeye, Mana ikiranuka, Mana ishoboye byose, Mana nguru, Mana ngari, byiringiro byacu turagushimye turaguhimbaje. Tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe watugiriye uyu munsi, wadusaguye ku bapfuye. Izina ryawe nirihimbazwe. Kakanya turi imbere yawe tugushima kuko uri indwari ku rugamba, niho utiyoboye, uri umugabo w'ingabo wacu, usumba byose kuri bose. Warenze igihugu cyacu, uri ingabo z'igihugu zigituyemo, urinda umubyeyi ugihagarariye, warenze imipaka yose wayifunze. Turamutse turi amahoro, habwa icyubahiro.
umaze kweresha amaraso dutunganye ko turi abanyabyaha ndaho tugutunganiye data iyo tuvuze turacumura twareba tugacumura twategeza tugacumura utubabarire twese ko tungana kuko tutuye mu mubiri kakanya rero mana kubane natwe uturane natwe data utuyoboresha umwuka wawe wera udukomeresha imbaraga zawe tuvuge tubwirijwe nawe turinde kuvuga ibinyoma turinde kubishyira hejuru turinde kubeshyesha ijambo ryawe ahubwo mwami dushyigikire muri byose turagushimye ko wazanye n'abakozi bawe ukaba babarenze impanuka nabyo uhere gukibahira umwami w'abami tukuragije byose uyu munsi wose kugira ngo ubane natwe muri byose kandi urinde ikigo cyacu niko tugusabye mu izina ryawe ryera amen. Mukecuru mu mukenyero mwiza cyane rwose n'igitambara cy'umutuku n'inkweto nziza z'abasirimu Imana ishimwe n'ukuri yegereze mikoro. Haleluya. Amen. Osari icyo mbeshye. Oya. Mvuze umukenyero mwiza. Niko bimeze pe. Nukuri pe. Nawe wabona Imana. Yego. Umukecuru uri muri Yesu. Umuntu ari muri Yesu aramwambika. Nawe n'umuntu ndazi ndari nawe nabonaho. Byagenze ute? Byagenze ute? Tubwire ko hano tuba tuvuga ngo twivugire imirimo y'Imana ni gute umuntu utazi yaguha ikintu byagenze ute? Ukunda umwenda nagubonye nange byarandangaje. Yego. Kandi nino ndaguriye pe. Ndabagubona mu duka. Ubwo rero mbitiye umwana ku Buganda. Witwa Byiringiro. Yego. Akabona n'umuntu w'igisenyi ufite imodoka. None oyagiyeyo amaga ibyo akanzanira ku imodoka. Ubwo umuntu nawe yumva ngunze akoze na Byiringiro. Yego. Igihe kimwe aza kunzazana imodoka ayishyira ku kanyembe ku kanyengo. Asanga nagiye muri Mahoko. Asubira abantu baza kumurangira mu rugo. Ngeze hano bambwiye iyo nguru batangiye kumamagara ngeze mu riba nditegura ngo abashyitsi baraza mbona burahumanye mbona ndibaje. Yego. Ndahamagaye twumva ngo basubiye ngo babuze ngo imvura yabakanze babura nibaza kubarangira mu rugo. Ubwo rero nange mafite ikibazo n'ishyaka ryo kujya kureba abantu bari baje mu modoka kunzura. Bata nimero zabo. Yego. Mwijoro ndabahamagara. Mfite agahinda kuvuga ati umuntu ngange asubwe n'umuntu uri mu vatiri koko. Ati najya kuri uwo muntu. Ndagenda njyayo. Abandi bansuzugura baranyitaba. Bandangira aho turabonana muri gare ya Gisenyi. Yego. Mbasangaho banjyana iwabo. Barangaburira. Bamaze kungabura bagiye kumberekeza mbona bambaye envelope. Yego. Envelope? Ariko bamba n'itike yo kunzana ino. Ngeze mu nzira ndafungura zanga mubona umwenda. Yego. Kumva. Ndagura ndumigwa. Ona mama gende isugo umwenda ko abantu bari kushaka kugura ngahe umwenda yaguriye. Ngo gwakuri. Yego. Mwenda ubonye. Ubonye gutyo. Ntabwo Imana se yari maze imisi kubikubwira aho ko ari kado ugiye kubona. Nayo nangaye ngo umuntu uzayimba. Nzayikore koko. Ubwo rero nayibonye gutyo mbona ko ari n'indi kubona. Yego. Wari umaze imisi ubona mwiyereko. Ngabona umwenda gw'amabara bakongeye bwiyo nza kuzava. Yego. Ngabona ari mwiza. Avuga ati nzahugura nkukuye hehe. Ngiye kubona mbona umunyimodoka aragumbaye utaruwa namba naho. Yego. Kumbe nawe yari yaje anaguzanye. Atananzi. Umwana w'inshuti yawe. Nako nk'ishuti y'umwana wawe ati y'umwana wanjye iyo umukire umugabo we ni dogiteri aravura abaga mu mahanga nawe ni umukozi nawe uri kubyumva afitiye imodoka n'amagabo afitiye. Yego. Mbona bambaye ino myenda da. Mukecuru uvuzaho yuko Imana yawukwerekaga mwiyerekwa. Yawukwerekaga mwiyerekwa uriya mureke twiganirire naze ariko reke twiganirire. Imana yawukwerekaga mu yerekwa. Nubundi uko yawukweretse ubona ko ari kadugiye guhabwa ari umwenda w'amabara nundi uza kubona nuwo nguwo. Inkope? Nukuvuga ngo umuntu w'umuhanuzi nawe ajya yerekwa ibye cyawerekwa iby'abandi gusa. Nibyo burabyerekwa nese nguko wagize amahane ugatonganya umuntu ugatongana ukishyira mu bidashobotse Imana ikwereka ko wabaye
umuntu umubiri w'ubusa ukihana pe ngumbe tukutuku Steven ndamutuka mbata n'imyanzuro ngo ndarara mu nzu yanjye mwuzukuru wawe uyu yangoreye nabi agakubagana ndamuzi yanze kuzirikana indama yiwe ari kuzerera ndavuga ati Imana yanjye ubu ngubu ngarabira imbere y'Imana Steven ndarangarukira mu nzu habaye saa munani z'ijoro Mana yanjye we ngiye kubona mbona ndi kunywa mbona nasinze mbona nafashe amasuka y'Ibinyarwanda za kera mbona niyo mfite hano mu nzu njyashya yego nuko ndavuga ndi rero Mana naguye pe ntabwo Imana iranyica pe ndihana buke mu gitondo ngurisha uko nshoboye Imana muvugisha neza na n'ubu nabonye ko Imana igomba kumunziza nose yari yaraye namwirukanye mwaka uburingiti ubwo ndi kumuhana none se tukiraho ubwo bivuga yuko umukozi w'Imana atagomba guhana abana be cyangwa se abuzukuru be cyangwa se abantu nyine ni mu rugero no kubana mu rugero ni mu rugero umwiyegereza umweka ikibi cyakoze bana gufata imyanzuro mbere tuna kumara kumutoka mbona nafashe umurundi kugenda ndamukebana agacaro ko iyo ni injira kabiri ubu nararahiye kuko nyine nagazamura n'isomo ryo mu Baroma ibice 4 yego Baroma ibice 4 Baroma ibice 4 oya ndagibagiwe agujya Baroma njye nabone undi muntu nawe ngisomo ari kumbwira ngo niba mudashobora kwihangana mukamudashobora kwihangana ibibariho muzanganisha abandi gute yego ndamwana ndumika bari ryo nta kibazo niba utakiyoka aho byanditse ibyo birahagije niba mwe mutabasha kwihanganira abana bagerageza ngo mubayobora mu nzira nziza muzayobora abandi gute yego bayobora abandi gute ngo amazi gari gusharira ngo bagavanga ngo n'ameza naribonye umuntu arinze ibintu mva ryo ariko gusa namubwira ko ari njye narongo ko ari njye byabwiwe ubu ngubu zidibemera ko gutuka ndikwirinda nabonye ko byangora uramwana tumanya Imana inyitse bivuga ngo umukozi w'Imana nawe Imana yamunyuza hibye ndetse ikanamunyuza hibye abandi ukabona wamwita ukabona wasinze ukabona wahindanye ukamenya ko wanatukanye ko wivanze bivuga ngo abo dufite mu nshingano ushaka kuba uri umuyobozi uri umubyeyi niba ugiye guhana hana nyine nk'umubyeyi sibyo umwereka ikintu utamurakariye ngo uramuca nari navuze ngo ndarangarukira mu nzu nagiye wawe wakabije nase ko ari umwirukanye mu nzu yari kujya he no kumweza kwa nyina no kwase yari kujya he bivuga ngo wafata agakono kamucishaho ariko n'ubundi utahise uvuga ngo yagukubita byo ndaho nkubitaga Imana yarabimbujije nabonye ngo ubuse umukobwa uri hano mbona arapfuye witwa Denise mu nzozi sino mukoraho nubwo yangocereje cyose nabonye mukoze mana apfuye mana avuye mu mwuka ubwo narabirahiye kumukoza y'indoke sengaba n'abandi nuvuga ngo duhane ariko dushyire mu gaciro harya mukecuru watangiye guhanura ryari intambara yabaye narahanuye intambara ya 1994 jenoside yakorewe abatutsi ya 1994 narabitangiye guhanura wowe watangiye guhanura naratangiye imaze nk'imyaka 5 n'ibitari 7 kuko twerekwaga iby'indambara tukavuga amasomo gakarishye Imana gatubwiye bakabyitinda bakanabipinga bakavangura babona abasazi ngura sinze n'ibimvugishaga ariko igihe cyarageze indambara irasekera pe irazi abandi rabamara yego hano gaturu guhunga bakabona turi kuraswa kuno mutwara wanjye yapfuye mbizi Imana yabikweretse nyiretse yarageraga mu ishyamba hari umuntu waragiriye ngiye kubona numva ijwi rikumbura ngo rikuvuga ngo bajye kweka runaka ngo bamwishe baramukubise baramurembya bamushyira muri wesi yisinze ukundi yavuyemo ariko namaze ingiki murana arapfa kweretse nahise ko azanapfa pe none se mw'icyo gihe
urugendo uburebye pe ni imyaka irenga 30 uri umukozi w'Imana uri umuhanuzi nta buhanuzi nta bantu nibake ntabwo ravangirwa ntabwo rahanura ibintu ngo byangiye gusohora ubundi wagiye mu ndambara ugomba no guhanura ngo dore Imana ndikwibona ariko hari kondisiyo umuntu agomba kugenderaho iyo ko natongeye n'umuntu ugomba kwiyeza gusaba Imana imbabazi kuko biriho rero ndi wavuga ngo zabaho utavuga nabi mubiri nago ni mubi na satani n'ingabo ze zibagukira nyinshi ariko ubwo nyine nukugerageza amarangamutima niko gatuma umuntu avangirwa cyane no guhanura uhobutse ushaka inyungu ugomba kuvangirwa mw'iyo myaka se ntago byakubayeho oya imyaka irenga 30 nta muntu we wahanurira ngo aze avuga ati ukiyo amanure bira bintu bikatarasohoye ana vangiwe n'umusiga umwe gashasho Neno rero ninge oyobaraga abantu bitewe nuko nafata imbani karishye umuntu yaga gushinga mu cyumba amaje kumuhaga gusa ngo nagende amaze kwihana neno abantu ndabakarihana cyane nivuga isomo ryo mu Matesalonike ndarivuga mvuga ibice ariko mu rugondi rwabago neno ubwo mba ndavuze nose Imana kuko utawe go bigenze gute ijwi rirambwira ngo gasemba kinganigani baragatumye katavuze bagatumye kagenda kari gukosha urukumva ngo gasemba kinganigani baragatumye aho katakoze bagatumye kagenda kari gukosha none ubwo bisobanura iki inganigani ni iki gukosha byo ni iki ntabwo iyo nganigani nyizi pe nayo nose ko nyina ndokumbiganiganisa umuntu kugenda singaniganige ndi kuganigana itaze ni kujya ubwo nyine ibyo byambayeho umusiga umwe ariko ngende kumva atari ukuvangirwa no kwibeshya itariki kuko bitandukana nuko uvangirwa no kuvanga ngatwe dukoresha amasomo iyo yavuze ndi bibebyo bo banavangiwe nicyo gihe navangiwe nicyo gihe gusa mu masomo nicyo gihe pe ariko nta muntu urabwirana urugero ngo Imana irambwiye ngo nzakugira neza nzaguha ibi nzagira ute nyuma ngo uwo muntu aze kukubwira ati rwose bya bindi wambwiye warambeshye ntabwo byigeze bisohora abeze byarasohoye ubwo baranyibutsaga ngo yego nigena bivugiye ibeze byarasohoye kubera Imana ndabuhanga baburimo ahubwo ni Imana ibivuga ikanabisohoza naho umuntu uri mu biro yananura ibinyoma bitewe n'umubiri n'umwanza bari kumwirukanga batireka mutesha agaciro ariko Imana yibivuze irabisohoza yego kandi usaba gushishoza niba ikubwiye ikintu kamaze winira ukumva ko ari cyo cyangwa Imana ikuvugishije kimwe ng'abahanuzi n'abahanurirwa nabo ndavuga mu mbande zombi yego Imana ishaka gutuma ku muntu w'umukire w'umunyagasuzuguro akubaye ibyo atunze gusumbya Imana yego ukumva akubaye ibyo atunze gusumbya Imana ari cyo ari kwishaka wundi yihane ngo yihane ngo yubahe agasiginizwa gahara zo kunywa agacuruza ku kimwe no kusaba atondagira umunsi yubaha akona ko ibyo bintu byasize imbere hari ukuntu byo wamanura bigomba kwicanga bikajya biricanga bitewe nuko abanye n'Imana wowe bikagucanga bitewe nuko uwo mukire nakubwiye ngo ndavuga mu mbande zombi guhanura no guhanurirwa ushobora kuba ufite ibintu byinshi ukabyubaha gusumbya Imana akabyo wubaha wabyumvishe ukubaha ibyo bintu byagusumbya Imana ukabyubahiriza ndiwe agaciro ngo umuntu wegeye Imana ngo nawe ukizwe ngo umurokore ukayoborwa n'ibintu ukamwiza gushaka ukambara uko ushaka ukifata uko ushaka ndusenge ndiwambaza Imana ngo ibintu byawe bizabwa n'uwo munyamashengesho nese ibyo byabaho oya kubera gusengera umunsi yageze iwawe yahora gusenga buri gihe waba ari Imana ntabwo byashoboka nawe udakijwe ngo ureke ibya kamere nawe wisengere ngo uyubahane nayo ubwo rero bishobora guhinduka Imana ibonye utayubaha ikabona uyisuzuguye ukabona wenda agaciro kuri yagereka kuzinukwa kuko nawe utayubaha yego
none bibaye tukavuga ati uno muri hano ibinyoma kandi bisakura ngo nawe wiyeze kugira ngo usabane n'Imana. Ese undi kugira ngo amasezerano asohore ari uruhari rw'uwahanuriwe n'uruhari rw'uwahanuye, abo impariza uruhari rwa buri wese n'uruhari rw'uwahanuriwe kuko Imana ishobora kumbwira ati ngo mubwire ngo uzamuye imodoka nguko nakuburaga ibintu, yego warasengaga cyane, wabaga muri muhungu, wazaga no dufukama kugira gapfukama hasi umucucu, hanege wasenze urukurira, yese nguko Imana yabura kukumva. Nubwo abahanuriwe bitwa rute? Bitwa rute? Bubaha Imana, bayubaye, baseguruza amasezerano bagarire, pana kudamara mu masezerano rero. Kandi ngo undi ukureba ushobora kuba urwaye Imana kandi umi wawe ngagusengera ukunamuka, namara kuva iwawe ugasambana ugasinda ukara muri kabari ukanywa warage ukanywa byeri ukanywa nese ngo wageze ngo Imana yakunamaho ikakunamaho nguri kugwaza umuntu yakureka ingore kagaruka iragarukaga iragarukaga nanyo ndasubiye inyuma ubwo yangije buragarukaga bw'imyaka 7 buragarukaga umubiri wose kukaba mbese ngaremba nenonga manga kane mu cyuma ndi gusenga ndi gutatabaza gone ndorohewe. None se uwabihanuye we agomba gufasha iki we yahanuriye? Wabihanuye we aravuga ati Imana umfashe bira bintu bizasohore, naho kujya kumufasha ndi barange wamano babyarange kujya kumufasha yatebashe Imana buri kaziki uvuga ati Imana uzamfashe uramunda kire bisohore, ariko hari n'ibyo nyine uhanuraga ukabona wavayo Imana ikuretse kundi bifashe kundi bari kwifata ingore kagaruka cyangwa batagwana agaciro na Imana ikababara bakureba nabi bagusuzugura bagucambura yabona batari kwizera ubwo bukagaruka. None se tukiraho mukecuru nuvuga ngo ubuhanuzi nuvuga ngo uhanurira abakristo gusa cyane babandi twita abapagani na Imana ishaka gukora n'abasinzida n'abasambanyi n'abajura ngope ibonye ari umuntu gukubita uramubwira ngo wihane ngo Imana ikukubara ibyaha byinshi kakoza ngo nibiki kamusatsi none bakiranatse koko ugaca amarenga ndumuguraga byose ibonye ari umusinzi ucaga amarenga ngo atagukubita akagusarana, ariko uwo Imana yagutumyeho ngo yihane. None se ntabwo yagutuma ku muntu twita umupagani ikagutuma ibyo ugomba kumubwira nyine bitari ibyo kwihana gusa? None se mubwiye wenda agera ku bwoba arihanaga kuko hari umuntu Imana yigeze kumbwira umugore wo mu Rusisiro ariko ubu yarimutse nyereka afite umushumi w'amapfundo menshi ndamusanga Imana yambwiye ko ufite umushumi w'amapfundo mbona naho gubitse ndayamubwira aragamba ngo hariwe ngo nibizabaho kera hari undi mu gihe nawe nagiye kubona mbona afite ibizarati byinshi by'ibirozi rero cyane ngano kuruhuka ndagenda mubwira ndi hari kare mu gihe ngo haragura umaze guharagura yego nabura ndi Imana nyiretse ufite ibintu bimeze gutya bitabye mu rugo hagati ku pembe ariko nawe yagiye mu Bugesera ariko ndi handebaga neza rero oya nawe yandebaga neza abo nabi Imana yakweretse nyine ibyo bafite bibi bagomba kwihana. Nta mupagani Imana irakwereka ibyiza n'ubwo ngo ugenda ubwire uriya uzi ko ari umusinzi cyangwa se nawe uzi ko ari umunyabyaha, Imana ikubwiye ati genda umubwire ngo nzamuha inka cyangwa se nzamuha umurima cyangwa nzamukiza uburwayi cyangwa nzamukiriza abana. Hoya nose Imana agize ngo umuntu yanga abapagana nabira ibatumagaho bakora ati humura mufite ikigeregezo kirakira uwo mwana gwaye nese umupagani yagwajije ndajya gusengesha hajyagayo akanasenga nguko hari umugabo waje hano gwaye umupagani ndamusengera ari hano ko byo tugenda mvugisha yaraye kwihana ko kanya kuganga ndamvugishaga ahubwo mubanze ni urimo
Imana mubabarire. Muwasizaga ni urimo ngurana umupfumu uramukesha umupfumu mujya muramugendera kure. Imana mubabarire pe. Mubabarire pe. Yose mukecuru ikindi kintu abantu bibaza yakunda kuganira n'abantu benshi bati ni gute umukozi w'Imana umuhanuzi akoresha imiti y'ibyatsi. Imiti y'ibyatsi abona abaguye n'abayobi. Ibyatsi si ndaho byavura. Ibyatsi biravura kuko Imana iba yarabiremye. Hari ibyo Imana igomba kuguhishurira muragakira. Nese Yesu wenda yakoresheje akondo. None sindi yagize nduza Ezekiya wenda ndibamaye umutini. Bakawushyira mu kirashi kikuma. Ari Imana itumye Yesaya. Yego. Ibiti biravura mu izina rya Yesu. N'indagarago n'inyabarasanye n'umucaca n'ibiko n'itunda riravuraga. Kiba kitunda. Nigishate kiravuraga. None se ubu ufite imiti ukayibika ukavuga uti izavura abantu cyangwa nge Imana ishaka kukwereka uburwayi bwanjye cyase nkabukubwira none Imana ikakwereka umuti ukabona ukajya kuca. Yibitse ya papana. Ubu yize yibitse ya papana kandi ndo wayibika. Hari ugomba kubika n'utagomba kubika. Ndetse ngubu uciye igiti none cyageze kucyumura kitumye. Cyaba cyarumye cyarapapanye. Ahubwo imiti ari igomba kubikwa mu nzu nitaba mu nzu. Yego. Iyo wabika mu nzu ninge wajya kuzana iriya muri Rutsiro yo wayibika mu nzu ugakoresha ifu. Ngiye wajya guca Gisenyi wayibika mu nzu ugakoresha ifu. Nonge hafi rero ugomba kwica Imana yikweretse da. None se buri murwayi Imana ikwereka umuti we cyangwa umuti we da. None se nk'umugore w'indiri gucika wamuha gwindandamye. Oya. Nose nk'umugore wabuze ibise wamugo kwisubizamo. Oya. Nese nk'umugabo wibuze we wamugo kugira ngo agomeze abe ng'umwana. Oya. Imiti bitandukanye. Nose mukecuru nibura mw'imyaka 30 maze ufite impano z'ubuhanuzi, impano zo kuvura abarwayi no kubasengera Imana ikakwereka umuti. Nizihe ndwara umaze kuvura nawe ukavuga uti pe izi nanje naromeye Imana inkoresheje. Biba bihari. Yegereza mikoro. Biba bihari. Buranga ngumuhaha. Ndangureshaga imiti. Gura mukazana ngeri kwa hayo nawe yatanga ubuhamya. Nabivuge niba ngoreshaga umuti. Umwana gwarabize gwarabirukaye. Nabasubiza niba nakoresheje umuti. Ubwo mwaho ngwino umbwire mukaza ntago urajya imbere ya kamera ngwino turavugana. Davis uraho aryo witwa Nyarukundo Valentine. Wewe warwaye umuhaha? Aya ni umwana wari urwaye. Uriya mwana. Ni umwana wawe? Nuko bigenda ute? Aya nakoresha umuti. Icara hano. Umwana yararwaye umuhaha? Yego. Nyine naraje ndawumwereka. Werekanye ko yego. Ndamubwira ati ko ndi kubona umwana ari kujya ashima mu gutwi. Kandi nkaba mbona ari umuhaha nawuvuza ute. Yego. Arangije arambwira ngo ndawuvura. Nkako kanya nyine yahise afata uducandwe aciramo. Umuhaha uragenda. Uducandwe? Cyane. Ewe isubire mu mirimo. Muke uducandwe. Ariko no. Nyine uretse kugwa kw'abantu Imana ibidukoresha ibitware byinshi. Tuba dufite impano zikomeye. Uretse ko zira dusubira inyuma ibibazo ubwigunge baburi mu bantu ubupfakazi bugwaye gucishwa bugufi nayo impano ziba zihari. Nose icyo gihe waramusengeye Imana yavuga ati nuciramo uwo mwaho urahita wuma. Mba nzize ko yazimbaye. Ndariwe negiyeho. Hari nabandi bazaga gwaratembe guri hano uri gushaka guca ngaciramo kukagenda. Kome Imana yamwe guciramo. Nanjye sinaciramo bigakira.
ubwo se byakira gute Eh. ndabahoya pe Mm. ndaba byakira nese ngubu Eh. uri kureba ngahano Mm. uri kubona hano ndabameze ngahandi Eh. naritemye Mm. umuti ndawuca Eh. tukusangura ikibingo Mm. maze kuwuca numva ijwi hamwe guciramo Eh. maze kuhacira amaraso agaragenda igisebe kiruma Eh. ubwo rero n'abandi ngaragazaga kuvuza amacwande nyine nguko n'ubugora ngomba kubuvuma bukagenda Amacandwe. si kandi iyo musinguriya ndabibabwiye Ewe Imana igakomereza amaboko ni ukuri pe. Mukecuru reka tugane ku musozo. Tugane ku musozo n'ubundi nzanagaruka. Uko n'undi mu myaka 30 by'Imana yagukoresheje tubivuze twamara n'amasaha 5. turi gusoza ariko nyine Mm. abantu basengeho n'abari gusenga Mm. niba usengewe wizera Imana Yego. urakwizera umuhanuzi Mm. umuhanuzi nawe ni igikoresho niba umuhanuzi akubwiye ibintu ntubyitondemo ngo ubitegereze bigomba guhinduka Yego. ngo ngirukana dayimoni bakagenda Mm. ugakorana ikintu kigomba kubashigikira mu rugo banagaruka pe kandi bakaza bahinduye isura cyangwa ugahangara ukamvuga nabi ukamvuye kukamvuga nabi mbese ukamvuga nabi Imana irarakaraga ikabigarura kuko ndacyo uba wemeye muri byo Ehehe. Agaya byoroshye nuko. Mukecuru Nyirabarenda Venansia umuhanuzi w'Imana nimero abonekaho ni 0747442130. baravuga ngo ndayihare barambwira ngo ndayihare kuri YouTube barambwira ngo ndayihare None baba bakubonye ute? barambwira ngo nabuze baga ngo nabuze baga Abo ntago barangiza ikiganiro kurabona igihe tuyivugiye. Ubwo ikiganiro ubu tuyivuza tumaze gukora iminota 29. Uro niba yarebye iminota 5 gusa kavaho kumva ntabwo nimero yayumva iki yanjye yihoraho ugukeneye arambye ati ma nimero y'uyu nguyu ngo pe nayimuha n'ubundi mukabona ndabizi iki byiza barangiza ikiganiro barayumva rwose bagahita bahamagara umukozi w'Imana batabanje kutunyuraho. Reka rero udusoreze n'isengesho ketse niba ari cyo kandi ngomba kukubwira yego impanuro z'abakecuru manzi ibintu nungutse by'Imana yambaye ongeye kuri YouTube ni ibintu bikomeye kandi bifatika uranze genda ajya ahantu Imana imbaye uruhusa nyeretse ibimenyetso ibonye ndahabona ari umugayo ndituma njyayo ibonye ari abantu bari ibonye umuntu yaramvuze nabi ndituma njyayo ibonye umuntu atanyemera ndituma njyayo ibonye ibyo nakoze yarabigaye irongera ikabishangatanga ikabihindura uko byari bimeze kumva kandi ikabibwira ndi hano ikabinyereka ngo bari kumvuga ubwo urabona nanjye nzengere hari abantu bari kunyoreza itike nagiye gufata urugendo Imana ikarunyima nagiye gufata urugendo Imana ikarunyima ngarana panze najya kuranga abona Imana yazitiye mu mayira ubu nanubu mba nagiye kubona mbona Imana yasize imitoto mu nzira ubwo yambuje kugenda neje wundi nasanzeho uruzitiro nabuke nasanzeho uruzitiro kandi umuntu w'Kigali wanyoreje amafaranga itike y'ibihumbi 10 hano ndi warohereje ya 7 ubwo rope unayo zengera Imana imbohore nje kureba abo bantu ubona bari kunyita umumamyi pe bonge ndikumva kuko nge nta mpano ngabura n'ukuntu nababwira ngababwira ati ibyo kuko twageze ikibazo nejo twakigize nabuke twiyo mu bwone ariko ibindi mburaga ibintu nababwira pe bongewe bitewe ko ntabwo nerekwa ntabwo ndakubwira ngo Imana irambwiye ngo nkubwire gutya ariko nanjye mu bwenge nibo umuntu yarakohereje tike ariko uvanga uzajya kumusengera ugasenga Imana ntigucira inzira ubundi wamukirana uko kavuga ati Imana ntago irancira inzira ahubwo reka ngusubize tike wampaye kuko yari yo kuzanzana none ntabwo nkije subirana amafaranga yawe niko bimeze cyane rwose niko bimeze
ubwo nimbona nyangiye ngabona azanye iminsi 3 ndahita telefone umuntu cyane rwose ntago wajya guhatiriza ni nkuko wajya guhatiriza ngo Imana ngigutumeho ubuhanuzi nyine ntago byabikora ku ngufu nibyo ro kujyayo nundi ugomba kubanza wabaza Imana habari impamvu iri gutuma ndajyayo yego abari impamvu iri kumbuza ubona ko ndabona n'ibigaragazo cyangwa se n'ahantu handi bavyemere ibindi ngibyo yego icyo nicyo ari kubwira abakunzi bawe ugango hatazagira ubona agakohereje ati kugatinda kugenda ngo wumve ngushaka kumurira amafaranga n'ubu mana yanjye nari imyenda hafi none ubwo singigiye yamama ngambura tsinzazejo izo napanga ngabona urugendo rurabuze mana ishobora byose tatereka dusoze reka dusoze reka dusoreze n'isengesho n'undi usengere n'abantu bafite ibibazo nabo amasengesho wayohereza utarinze kujyayo Imana yacu ibera hose icyarimwe ni karibu n'isengesho dusoze ariko ndamaze gushima Imana gushimira Imana cyane hari umuntu wanyokuye wo mu ruhango yaranyekuye ikibazo cyaciyemo hari umunyakigali nasengeye atagira harara no kwirirwa ngo arangije cyumwe njya kwingoza ajya kwikora ngo ubugari ngo ibikibyi ngo yarashubijwe ngo ari mu nzu ngo yagiye kubona abona umugabo ngo araje ngo aramujyanye ngo amwereke imvunguzo ngo amerewe neza ngo nari nabishimira Imana rero amen hari n'umunyabugesera nawe wambaye arambwira ati umwana wanjye yarorohewe bimeze neza ngo nabe ndi kubishimira Imana ishimwe ngahubwo turangije akanya ko gushima Imana reka dusoze ni karibu ese wa mugabo wo utakomye wabaye iki uyu yacecetse umunsi ninjye uravuga we aravuga mu kanya dusengere dusoze ese imbanuka y'igare kuyivuga iki we imbanuka y'igare ejo bundi yarayindinze pe ejo bundi Imana yarayindinze yarayikurinze Imana yarakoze yarayindinze pe ubwo narasenga nese wone barakurinze urakomeza mu kigare gusa rero kujya senga Imana ngo ndayibaza biri imbere yawe no gusenga sega ugiye kujya gusahara cyangwa kuryama nsenga ngiye kuryama wigeze kubona umurya ku kinyabiziga adasenze Imana nsenga ngiye kuryama ngiye no guhaguruka ngiye kujya no mu muhanda akora amashengo nagugagabanye tukagiragira amashengo menshi mukecuru ku buhanuzi bwe n'ubundi urabumuha dusoje ikiganiro dusengere yego uri Imana y'amahoro uri Imana ikomeye uri Imana itavogerwa uri Imana itabeshya uri Imana isumba byose izina ryawe nirihimbazwe amen Mana waturinze umwe tumaze hano waducungiye umutekano hari abamaze gukugwa mu mubiri bapfuye gw'akarago bagize gw'imbanuka hari abatunguranywe mwami twadusize kuko kwahabwa icyubahiro dufashize ahantu rwose turengere ufasha abaja bawe abakozi bawe iyo bajya hose ujyane nabo kandi wirwane nabo ubacungire umutekano nibura amahoro baragushima niko ngusabye mu izina ryawe ryera amen amen